Yesu Kristo ashimwe, uyu ni umunsi w'107 dusoma Bibiliya. Uyu munsi turasoma ibice 10 n'ibice 11 n'ibice 12 byo mu ngoma za kabiri. Reka dusome mu izina rya Yesu. Rehobowamu atwaza igitugu, Abisiraheli baramugandira. Rehobowamu ajya i Shekemu, kuko ariho Abisiraheli bose bari bagiye kumwimikira. Bukeye Yerobowamu mwene Nebati abyumvise, kuko yari muri Egiputa aho yari yarahungiye umwami Salomo, aracikuka. Baramutumira, nuko Yerobowamu n'Abisiraheli bose baraza babwira Rehobowamu bati, so yadushyizeho uburetwa butubabaza, nuko none utworohereze iyo mihakire ya so yatubabazaga n'uburetwa bukomeye yadushyizeho, natwe tuzagukorera. Arabasubiza ati, nimugende mumare iminsi 3 muzaze munyitabe. Nuko abantu baragenda. Maze umwami Rehobowamu agisha inama abasaza bahagararaga imbere ya se Salomo akiriho, arababaza ati, murangira nama ki nzasubiza abo bantu? Baramusubiza bati, nugirira neza abo bantu ukabanezeza, ukababwira amagambo meza, bazakubera abagaragu iteka ryose. Ariko yanga inama yagiriwe n'abasaza, ajya inama n'abasore babyirukanye nawe, bamuhakwaho. Arababaza ati, mufite nama ki tuzasubiza abo bantu? Bambwiye ngo nimborohereze uburetwa umukambwe wanjye yabashyizeho. Nuko abasore babyirukanye nawe baramusubiza bati, uku niko uzasubiza abo bantu bakubwiye ngo so yabashyizeho uburetwa bukomeye, ariko ngo wowe ububorohereze. Wabwira uti, agahera kanjye kararuta ubunini ikinyugunyugu cya data. Ndetse n'ubwo data yabashyizeho uburetwa bukomeye, njyewe nzabarushirizaho. Data yabakubitishaga ibiboko, ariko njyeweho nzabakubitisha sikorupiyo. Ku munsi wa 3 Yerobowamu n'abantu bose basanga umwami Rehobowamu nk'uko yabategetse, ati muzaze munyitabe ku munsi wa 3. Umwami Rehobowamu abasubizanya inabi nyinshi, yanze inama y'abasaza. Abasubiza akurikije inama y'abasore ati, data yabashyizeho uburetwa bukomeye, ariko njye nzabarushirizaho. Data yabakubitishaga ibiboko, ariko njyeweho nzabakubitisha sikorupiyo. Nuko umwami ntiyabumvira, kuko byaturutse ku Mana, kugira ngo Uwiteka asohoze ijambo yari yarabwiye Yerobowamu mwene Nebati abivugiye muri Ahiya w'i Shilo. Maze Abisiraheli bose babonye yuko umwami yanze kubumvira, abantu basubiza umwami bati, nimugabane ki dufite kuri Dawidi, kandi rero nta no kuragwa dufite kuri mwene Yesayi. Nimusubire mu mahema yanyu, yemwe Bisiraheli mwese. None Dawidi urimenyera ibyawe n'umuryango wawe. Nuko Abisiraheli bose basubira mu ngo zabo, ariko Abisiraheli baturaga mu midugudu y'i Buyuda bo batwarwaga na Rehobowamu. Bukeye Rehobowamu yoherezayo Hadoramu wakoreshaga ikoro, Abisiraheli bamutera amabuye arapfa. Umwami Rehobowamu abyumvise, ahuta yurira ajya ku igare rye ngo ahungire i Yerusalemu. Uko niko Abisiraheli bagandiye inzu ya Dawidi kugeza n'ubu. Igice cya 11 Abayuda bikomeza. Nuko Rehobowamu ageze i Yerusalemu, ateranya umuryango wa Yuda n'uwa Benyamini, ayirobanuramo abagabo batoranije bo kurwanya Abisiraheli 8,000 ngo bagarurire Rehobowamu igihugu cye. Ariko ijambo ry'Uwiteka riza kuri Shemaya umuntu w'Imana riti, bwira Rehobowamu mwene Salomo umwami w'Abayuda n'Abisiraheli bose bari i Buyuda n'i Benyamini uti, uko niko Uwiteka avuze, ntimuzamuke kandi ntimuzarwanye bene wanyu, musubireyo umuntu wese ajya iwe, kuko ibyo ari njye byaturutseho. Nuko bumvira amagambo y'Uwiteka, barorera gutera Yerobowamu basubirayo. Maze Rehobowamu aba i Yerusalemu, yubaka i Buyuda imidugudu n'ibihome, yubaka i Betelehemu na Etamu n'i Tekowa n'i Betisuri n'i Soko na Adulamu n'i Gati n'i Maresha n'i Zifu na Adorayimu n'i Lakishi na Azeka
n'Isora na Ayaloni n'i Heburoni, imidugudu y'u Buyuda n'iy'u Benyamini igoswe n'inkike. Kandi akomeza ibihome abishyiramo abatware, abikamo n'ibyo kurya n'amavuta na vino. Kandi mu mudugudu wose ashyiramo ingabo n'amacumu, arayikomeza cyane. I Buyuda n'i Benyamini habahe. Maze abatambyi b'Abalewi babaga i Bwisiraheli hose, bava mu migabane yabo yose baramusanga. Basiga ibikingi byabo na gakondo yabo, bajya i Buyuda n'i Yerusalemu, kuko Yerobowamu n'abahungu be babirukanye ngo be gukorera Uwiteka umurimo wabo w'ubutambyi, ahubwo yitorera abandi batambyi bo mu gutambira ibigirwamana n'ibishushanyo by'inyana yaremye mu ngoro zabyo. Maze bakurikirwa n'abari bafite umwete wo gushaka Uwiteka Imana ya Isiraheli, bo mu miryango ya Isiraheli yose, bajya i Yerusalemu gutambira Uwiteka Imana ya ba sekuruza. Nuko bamara imyaka 3 bakomeje ubwami bw'Abayuda, bakomeza na Rehobowamu mwene Salomo, kuko muri iyo myaka 3 bagendanaga ingeso nziza za Dawidi n'iza Salomo. Rehobowamu arongora Maharati umukobwa wa Yerimoti mwene Dawidi, yabyaranye na Abihayili umukobwa wa Eliyabu mwene Yesayi. Babyarana abana b'abahungu, Yewushi na Shemariya na Zahamu. Hanyuma y'uwo arongora Maka umukobwa wa Abusalomu, babyarana Abiya na Atayi na Ziza na Shelomiti. Kandi Rehobowamu akunda Maka umukobwa wa Abusalomu kumurutisha abagore be bose n'inshoreke ze, kuko yarongoye abagore 18, akagira n'inshoreke 60, abyara abana b'abahungu 28 n'abakobwa 60. Rehobowamu atanga Abiya mwene Maka ngo abe umutware mukuru muri bene se, kuko yashakaga ko azaba umwami. Maze agira ubwenge, atataniriza abana be b'abahungu mu bihugu byose by'i Buyuda no mu Benyamini, mu midugudu yose igoswe n'inkike, akajya abagerera igerero ry'ibyo kurya byinshi, kandi abashakira n'abagore benshi. Igice cya 12. Umwami wa Egiputa atera i Buyuda asahura urusengero. Hanyuma Rehobowamu amaze gukomeza ubwami bwe, areka amategeko y'Uwiteka hamwe n'Abisiraheli bose. Nuko mu mwaka wa 3 ku ngoma ya Rehobowamu, Shishaki umwami wa Egiputa atera i Yerusalemu, kuko bacumuye ku Uwiteka. Yari afite amagare 1,200 n'abagendera ku mafarashi inzovu 6, n'abantu batabarika bavanye nawe muri Egiputa, Abarubimu n'Abasukimu n'Abanyetiyopiya. Atsinda imidugudu y'Abayuda iyo igoswe n'inkike, arongera atera i Yerusalemu. Nuko umuhanuzi Shemaya asanga Rehobowamu n'abatware b'Abayuda bari bateraniye i Yerusalemu bahunze Shishaki, arababwira ati, uko ni ko Uwiteka avuga, mwarantaye, nicyo gitumye mbahana mu maboko ya Shishaki. Maze abatware ba Isiraheli n'umwami bicisha bugufi, baravuga bati, Uwiteka arakiranuka koko. Uwiteka abonye ko bicishije bugufi, ijambo rye riza kuri Shemaya riti, bicishije bugufi sinzabarimbura, ahubwo nzabakiza, ariko si rwose, n'uburakari bwanjye ntibuzasandara kuri Yerusalemu buzanywe n'ukuboko kwa Shishaki. Ariko rero bazaba abagaragu be, kugira ngo bamenye ubuhake bwanjye n'ubuhake bw'abami b'ibindi bihugu. Nuko Shishaki umwami wa Egiputa atera i Yerusalemu, anyaga ubutunzi bwo mu nzu y'Uwiteka n'ubwo mu nzu y'umwami, abijyana byose. Ajyana n'ingabo z'izahabu Salomo yacurishije. Umwami Rehobowamu aherako acurisha ingabo z'imiringa ngo zisubire mu byimbo byazo, azibitsa abatware n'abarinzi barindaga urugi rw'inzu y'umwami. Kandi iyo umwami yinjiraga mu nzu y'Uwiteka, abarinzi bamushagaraga barazijyanaga, maze yasohoka bakazisubiza mu nzu y'abarinzi. Nuko yicishije bugufi, uburakari bw'Uwiteka bumuvaho, bituma atamurimbura rwose, kandi n'i Buyuda hari hakirimo ibyiza. Nuko umwami Rehobowamu yikomereza i Yerusalemu arahategeka, kandi yagiye ku ngoma amaze imyaka 41 avutse, amara imyaka 17 i Yerusalemu ari ku ngoma.
umurwa Uwiteka yatoranije mu midugudu yo mu miryango ya Isiraheli yose ngo awushyiremo izina rye. Kandi nyina yitwaga Nama w'Umwamonikazi, ariko yarakiranirwaga kuko atagiraga umwete wo gushaka Uwiteka. Nuko imirimo ya Rehobowamu iyabanje n'iyaherutse, mbese ntiyanditswe mu by'umuhanuzi Shemaya no mu bya Ido bamenya, mu buryo bw'ibitabo byandikwagamo amazina y'abavuka? Kandi ibihe byose hakajya habaho intambara hagati ya Rehobowamu na Yerobowamu. Nuko Rehobowamu aratanga asanga ba sekuruza, ahambwa mu mudugudu wa Dawidi, maze umuhungu we Abiya yima ingoma ye. Imana rero ibahe umugisha. Turazakomeza ejo dusoma ibindi bice bikurikira. Mugire umunsi mwiza.